urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Shalom shalom, nongeye kubaha ikaze nanone. Ni wa mwanya mwiza udasanzwe dutegurirwa n'umushumba wacu Pastor Kristo ya Kilome, atugezaho ijambo rya buri munsi. Ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo guhishurirwa inzira nyakuri yo kuyimenya. Umurongo ufungura uri mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 15 kugera ku wa 16. Haranditse ngo, ariko Imana yantoranyije nkiri mu nda ya mama impamagara kubw'ubuntu bwayo, kandi ubwo yashimaga kumishurira umwana wayo. Umushumba arakomeza agira ati, hariho abagerageza gusobanukirwa Imana binyuze mu mitekerereze y'ubwenge bwabo, nk'aho Imana yakwigwa muri za laboratoire. Nyamara kumenya Imana si ikintu umuntu yageraho akoresheje ubwenge cyangwa imitekerereze isanzwe. Ndetse n'intumwa Pawulo, umuntu wari warize cyane, yabonye ko kwiga kwe kutari guhagije bigeze ku kumenya Yesu Kristo. Yari akeneye guhishurirwa. Haleluya! Ushobora kumenya Imana binyuze mu ihishurirwa ry'umwuka gusa. Hariho ikigero cyo guca bugufi gikenewe kugira ngo ugere aho ngaho. Ugomba kugeraho ubona ko nta ngano y'ubwenge bwo mu mutwe yagufasha kuri ibi. Ukeneye guhishurirwa n'Imana. Haleluya! Kandi nuca bugufi, Imana izakwihishurira nk'uko yihishuriye Pawulo. Pawulo yari umunyabwenge wize. Soma mu Bafilipi ibice 3, aho yavuze umwirondoro we ndetse akavuga amagambo amwe atera umuntu gutekereza. Yaravuze ati, ku byo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Byose yari abizi. Ibyo ngibyo biri mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 6. Nuko aravuga guhera ku murongo wa 7 ukagera ku wa 10. Ati, nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Haleluya! Uwo ni Pawulo wari urimo avuga. Kugira ngo ndonke Kristo kandi mbone ko ndi muri we, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Biri mu Bafilipi ibice 3 duhereye ku murongo wa 7 tukageza ku murongo wa 10. Hanyuma mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 15 tukageza ku wa 16 haravuga hati, kandi ubwo yashimaga kumishurira umwana wayo. Haleluya! Uwo ni Pawulo ukomeza. Pawulo yamenye Yesu kubw'ihishurirwa. Niyo mpamvu yasenze isengesho ryiza ry'umwuka, asengera abakristo bo muri Efeso kugira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge ndetse no guhishurirwa mu kuyimenya. Ibyo twabisanga mu Efeso igice cya mbere duhereye ku murongo wa 17 tukageza ku wa 18. Yasobanukiwe ko udashobora gukora isuzuma rya siyanse cyangwa ngo uhimbe kumenya Imana ngo uyivumbure binyuze mu mateka gusa. Hatabaye guhishurirwa nta n'umwe wamenya Imana by'ukuri. Kandi niyo mpamvu dusengera abatayizi kugira ngo amaso yabo afungukire kumenya ukuri k'ubutumwa bwiza, kandi kugira ngo igitwikirizo cy'umwijima mu mitima yabo gikurweho n'umwuka, ngo bakire guhishurirwa k'ubumana ndetse babone umwuzuro w'urukundo rw'Imana n'agakiza. Haleluya! Guhishurirwa Imana biva mu guca bugufi.
tugiye gusengana rino sengesho, ndajya nsenga maze nawe usubiremo. Data mwiza, ndasengera abatarakumenya kugira ngo ubihishurire kubw'umwuka wawe, ukureho igitwikirizo cyose cy'umwijima n'inzitizi zo kutamenya n'ubwibone mu mitima yabo, maze ubwenge bwabo bumurikirwe ngo bamenye ndetse babone umwuzuro w'urukundo n'agakiza kawe, kandi basobanukirwe ukuri k'ubutumwa bwiza. Kubw'ubuntu bwawe benshi baramenya umwami Yesu Kristo byuzuye uyu munsi, mu izina rya Yesu, amen. Gucengera ijambo turasoma mu Bakorinto ba mbere ibice 2:10. Dusome no mu Befesi igice cya mbere umurongo wa 17 tugeze ku wa 18. Dusoreze muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 25. Imana ibaho umugisha bene data kubwo guhishurirwa binyuze mu kwiga ijambo ryayo. Na hejo, shalom shalom. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya, amen amen amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha. Sorry.